So rero mukundane mumenye abo mubana nabo mubahe impano mubashimishe mumenye icyabababaje mubaterure mubakikire hanyuma urukundo rwanyu na zidatuma na control hanyuma urukundo rwanyu hagati yanyu n'abana namwe ruzakomera. Ndabashimiye rero we hari icyo wabwira yewe ifite ibitotsi ndabashimiye kuba ariko story zarabuze nta nubwo ukintera story sinzi n'ikibazo kirahari ngo nsigaye umva sigambira ngo story ngo horusubiramo story ngo story ngo zarabuze kuri story zarabuze usigambira story ukayimbwira nka none nko ku cyumweru ukayigarura umva ngiye kujya ndajya musyaga story nuvuga ngo inzu yose a happy woman a happy house nuvuga ngo igihe umudamu utishimye nukuvuga ngo utamuhaye rwa rukundo n'abana ngo babibonereho ngo n'abana bazishima sibyo ni ingenzi cyane rero kubana n'umudamu wishimye kugira ngo n'urugo rwa ruhore rwishimye n'abarugendamo icyo gihe bazishima. Urumva twakomeje kuzenguruka kuri rwa rukundo papa akunda abana ruba ku kibero cy'ababyeyi cya mama wabo. Ni byiza ko umugore n'umugabo niyo baba bafite ikibazo batakigaragaza ku bana ukajya kubikemurira iyo ngiyo ari nk'ukuntu mushwana mu ruhame ukajya kumva ko umwana aravuze ngo mwana murapfa iki mukamwaragurika mukabura icyo musubiza neza. Hello, this is the Anastasia family. Together in love and favor. Imana y'amahoro ibane namwe. Turabakiriye rero kuri Anastasia family. Turabashimiye cyane uko mwakoze subscribe, mwakoze share, uko mwarebye video zacu mukazirangiza. Nukuri turabashimiye cyane. Imana y'amahoro ibashimirwe. Imana y'amahoro rwose ibane namwe. Kandi turabashishikariza cyane kongera gukomeza kureba video zacu zo tugenda dushyiraho musharinga inshuti zanyu kandi zacu. Turabashimiye rero ubundi kumwe na Mon Amour nawe yabasuhuza. Hello guys, ndabasuhuje cyane. Ndumwe kwishimira kuba hano kuri aka gacano kacu. Ariko umunsi ndagerageza kwitonda bikanga agacano ka famille nyihishe kagacano ka famille nyine nukuri. Turabasaba inkunga yanyu muze mukore subscribe nukuri pe turabasaba inkunga turabinginze ngo mukore subscribe mukore share mukore na comment hanyuma nukuri ujye murana ibiganiro byacu babirangiza ngo mugende mujye kureba ikiganiro nashyizeho turimo turiga gutekera hamwe akawunga ku buryo bworoshye. Mwarabibonye? Utarabibona ahanyarukire kuri Anastasia family. None se urabivugaho iki se ko ndikumva nshaka kwitonda nyine cyane nyine mama muri kurebana kana ko mujisha kuri channel ya famille rero uyu munsi turakomeza kuba muri famille ntabwo tuzaba kure yanyu kure y'umuryango. Uzi uyu munsi turaganira ngo tuti urukundo rwa papa kubyihutisha. Nari ngiri kwisabira abantu subscribe please. Go ahead guys. Reka mbeseriye pe nukuri ndabinginze ngo mukore subscribe mudushyigikire mukore share na comment na like kandi nukuri pe Imana izabaha umugisha. Tuzawubasabira kandi n'abakoze subscribe turabasabira umugisha. Noneho uyu munsi nyine turaganira ku bijyanye n'uko turaganira ku urukundo rwa papa ku bana ruba ku bibero bya mama wabo. Ariko guys mujye muduha comment mutubwire ibyo twavuze nabi twakosora mutubwire n'icyo mwifuza ko twaganiraho
ni ukuri mujye muduha ibitekerezo pe sibyo wowe ubyumva ute urumva urukundo papa akunda abana urukundo papa akunda abana burya ruturuka kuri mama yego kuko mama niwe ufata iya mbere niwe isano ya mbere hagati ye n'umwana nibo nibahuza papa we akaza yunganira cyane cyane dufate nk'urugero wenda iyo umwana mama iyo yatwise umwana kuva mama nyine kuva umubyeyi agitwita umwana urukundo ubundi rutangirira aho ngaho papa we akaza yunganira urwa rukundo umwana na mama bagenda bafitanye iyo bonde rero iri hagati y'umwana na mama niyo ikuzwa igakuzwa gute igakuzwa papa na mama nanone iyo bakundanye iyo badakundanye nyine urumva umwana atangira kwiyumva ko adakunzwe n'undi muntu uri hanze iyo dogo papa yadakunze umwana ukiri mu nda urumva atangira kubyiyumvira aho ngaho juste njye uko mbyumva n'ubundi urukundo umugore n'umugabo baba bakundana 100% bita rwiyatirirwa ku mwana ariko icyo ni turi kuvuga igihe atari yavuka none se reka manze nkubwire hari akantu ngewe nabonye sinzi nimba nawe warakabonye wari ubizi ko umwana uri mu nda iyo umubyeyi w'umupapa atashye cyangwa iyo umubyeyi w'umupapa avuze ati reka numva umwana uri mu nda uretse ko ushobora gushyiraho gutyo umwana agahita abyina umwana baravanga aragusuhuje bivuze ngo wa mwana nubwo aba ari mu nda azi gutandukanya papa na mama n'utari papa aya mama we juste birumvikana ko bo bonde yabo bihari ariko papa umwana uri mu nda aramumenya bivuze ngo rero mu by'ukuri ikintu cyo bita urukundo rw'ababyeyi nyine abantu babiri babana bumvikana 100% bihita bigera ku mwana direct kabisa ako kanya buriya ni ngombwa yuko rero umubyeyi w'umupapa igihe hari donc bateguye ko bagomba kubyara umwana ni ngombwa ngo abe hafi umubyeyi w'umumama agomba kumuba hafi kuva gisamwa kuva umwana akigera mama wiwe kugera mbese akuze kubera ko noneho wenda akaduhite tufatiraho tuvuge tuti noneho iyo umwana amaze gukura buriya mama aba ikiraro cy'amarangamutima hagati ya papa n'umwana kubera ko ijwi rya mbere umwana yumva burya yumva ijwi rya mama ni nako bamarana n'igihe kinini burya erega bura umwana amarana igihe kinini cyane na mama kurusha papa buriya niyo mpamvu bavuga ngo buriya ni abahanga bagenda bavuga ngo umubyeyi uzi ubwenge n'ubundi abyara umwana uzi ubwenge kamubishyire muri umubyeyi w'umuhanga abyara umwana w'umuhanga niyo bakavuga ngo noneho rero burya ubwenge yaba ari ubwo mu ishuri yaba ari uburi sosiyale burya buturuka kuri mama abantu benshi ntabwo bazi ko abahanga baje kubona ko ubuhanga bw'umwana buturuka kuri mama wabo ubwenge bw'umwana buhera kuri mama kuko mama ubundi umumama mani buriya abamama bifitemo akantu kari special mutapfa kumenya mwebwe kari special kutonashira mani burangiye bamutumye no mu nganzo n'ukwikwiba banza buri kintu bita umumama mani umumama ararenze wamugabo yaravuze ngo umumama si umuntu harya umugore si umuntu umugore si umuntu ubundi umugore ntabwo ari umuntu direct umugore ntabwo ari umuntu n'ukuri kw'Imana ariko ibaze sheri uretse gato tuve muri burage ako saka kantu ko kangiye mu kamburage ko biragenda bite guys ibintu bya burage ko tekumva byanyoka reka nkubwire tuve muri burage ibaze ngiye kukubwira ibintu umugore yashobora utashobora ntushaka kwita umfatiraho n'urugero ikibazo nuko urahita tureba niba
wavuguruza bya bindi twavuze mu kiganiro cyacu cyabanje ibihese ugiye gutuma igitekerezo cyanjye kigenda. Ibaze ko umumama njyewe nshobora kuba ndi guteka, sibyo? Ndi guteka mpetse umwana, ndi no kureba undi wagiye muri dushe, ndi kumukurikirana ngo umenye ko ndi guteka, ndahetse, ndi kubwira n'uwagiye muri dushe ati gira vuba vuba, gira gutya na gutya, kora amemuta, mpetse umwana, ndi guteka, ndi gukurikirana n'ibindi bintu. Ibyo ngibyo rero ni nuza ni feminite y'abadamu. Ni feminite y'abadamu. Abagabo ntabwo babishobora. Abagabo ntabwo yakoresha cya kintu. Nta mugabo ugishobora imirimo ibiri ni bake. Kuvuga ngo umugabo nimba yicaye ari gukora ikintu, mureka kuri icyo ngicyo. Dukora liste tukanagraduate. Nujya kumubwira ngo ukora n'iki ngiki ntabwo bikunda. Ariko ngewe mba ndi mu kazi, sibyo? Ndi mu kazi, ndi gukora akazi, umuntu akamumagara ati ibi n'ibi mu rugo bimeze gutya, undi akamamagara ati ibyo bintu byose nkaba nicaye ndi mu kazi, ndajya guhaha mu rugo, ibintu byose ukabigeza kandi ukabishobora. Aho ngaho rero twabandi akamvuge ku cy'abagabo, uri abagabo dukora ikintu tukanakigraduatinga. Nyine mwe muri focus ku kintu kimwe. Nakuvuga uravuga uti giye kugura ikibanza, ugahangana nabyo ukakigura, ubwo uhita ubyibagirwa, ugafata iki, ugavuga ati none nindagiza kugura ikibanza nzashaka wenda n'umusore, nzashaka umugore, agatereta yakora ubukwe bikaba birarangiye, ubwo akavuga ngo kira cyavuyeho, akavuga ngo noneho ngiye kubyara umwana. Nuvuga ngo urumva akora iki, dukore genre masculine, dukora ikintu twarangiza tukanagraduatinga. Mwebwe rero mwebwe ibintu byanyu ntibirangira. Oya, ntibirangira. Bahora basibira. Nari ngiye kuvuga akantu ariko ntabwo nari nkashoshe. Urumva nandi kuvuga nyine uburyo ki umugore abasha guporotona ibintu byose icyarimwe. Niyo mpamvu navuze ngo ni ikiraro cy'amarangamutima cy'ibintu byose. Niba umumama yabashije wenda niba umwana nk'uko yamaze kuba mukuru, umwana umubyeyi w'umumama, papa yakwinjira akagenda akamuhobera, burya n'umwana agenda muri iyo nzira. Nari ngiye kuvuga ntabwo gutuma ndangiza ibintu nshaka kuvuga. Nari ngiye kuvuga nti nuvuga ngo umumama niwe muntu wa mbere utoza umwana. Uruba nimba njyewe ngiye umwana wanjye nti ukora iki, azanyumvira kurusha undi muntu uwo ari we wese. Bivuze ngo nimba umwana abonye njyewe nubaha papa, azamubaha bwikubi. Yego. Urumva? Nimba umwana abona ko njyewe na papa dukundana, duhuza 100%, umwana azakurira muri yo sinzi ukuntu nagiye muri environment, muri iyo si. Ndashaka kuvuga mu Kinyarwanda singere ushyira cyangwa ngo umwana azakurira muri iyo ngobyi. Yumva nyine kuko iyo ababyeyi babiri bahuza 100%, n'umwana ababyumva, ababibona, amagambo bakoresha, ibimenyetso bakoresha. Biragoye ko umwana wakuriye muri famiye ikundana 100%, uwo mwana nawe uri gukunda. Aho ngaho biba bigoye. Ibyo ngibyo nyine nibyo bavuga ngo umuco. Bijyana ku muco. Uvuga ngo uwo mwana wafashe izo ndangagaciro zo mu rugo, uburyo papa ahamagara mama, uburyo amwitaba, uburyo bakuza, uburyo bicara baganira, uburyo bicara uburyo nabo bahana abana. Ukuvuga ngo niba wahanye umwana w'umupapa, mama akabona ntabwo abijya kontere, kuko urabona hari igihe umubyeyi mu mama ahana umwana cyangwa w'umupapa, umwe akajya kontere ukabona bashyamiranye. Ariko niba ubwo icyo gihe bitanga iki, umwana aravuga ngo papa arankunda cyangwa mama arankunda, ariko undi we ntabwo ankunda kubera ko arankubita, umvugira n'uyu, utamvugira n'uyu. Ariko niba mama ahannye umwana, ise akavuga ngo wakoze ikosa, ahubwo saba mama imbabazi, cyangwa mama akavuga bakoze ikosa, saba papa imbabazi. Urumva niho rwa rukundo nyine, uwo muco ababyeyi bafite babanye uko babanye, n'abana bakurira mw'iyo ngobyi nk'uko Sheri yarabivuze, yuko
ya bonde y'urukundo papa akunda mama ihita iza no kuri papa akundana n'umwana. Juste ngewe ukuntu mbyumva nyine ni byiza ko umugore n'umugabo niyo baba bafite ikibazo batakigaragaza ku bana ukajya kubikemurira iyo ngiyo. Ari nk'ukuntu mushwana mu ruhame ukajya kumva nk'umwana aravuze ngo mwana murapfa iki, mukamwaragurika mukabura icyo musubiza neza. ni ukuvuga cyane cyane iyo abana bamaze kugera mu myaka hejuru gato baba babibona iyo bitameranye neza baba babibona. Hari igihe ajya mbaza wenda mvuye nko ku kazi nananiwe noneho turi ku meza wenda akambwira ngo none se papa ngo ko warakaye kandi nitwe twembi mama we yagiye ku kazi mama nasanze yagiye ku kazi ariko kubera ko ku meza saa sita turi gusangire ngo ko papa ngo ko warakaye nyine ubwo isura yanjye ntabwo nari nzi uko imeza hari n'igihe wenda ari umunaniro ariko nkashaka kuyurura nkayishakaho ibyishimo kugira ngo muri uburyo musubize ati ntabwo urumva rero iyo bonde iri hagati noneho tekereza ako ni akantu gato yakora noneho ibaze ari umugabo n'umugore bari gushwana imbere y'uwo mwana. ubwo ni ukuvuga ngo icyubahiro cyangwa icyubahiro uwo mwana azahase kandi akenshi abana baba barwana berekeza kuri mama. umwana ukiri mutoya igihe cyose yerekeza kuri mama abavuga ati mama nyine nta kosa agira, mama aba ari umwamikazi abazi ko nta kosa agira, abazi ko mama nta kosa na rimwe ajya agira. Rero ntabwo biba bisa neza ashaka gushwana nyine abana bahari. ubwo rero urumva ko igihe cyose ni ukwitwararika kugira ngo rwa rukundo papa envers abana iyo bondi ikomere cyane. Ikindi wenda sheri twavugaho nabwira inshuti zacu wenda cyane cyane igitsina gabo buriya ni byiza gutunga umudamu wishimye igihe umudamu se reka kugira ngo umudamu yishime umugabo niwe ubigiramo uruhare 100%. nyine ibyo ndi kuvuga nyine umudamu wishimye buri gihe cyose nkunda kumubwira ngo iyo wenda atishimye mu rugo ibintu byose birapfa pe. Ibintu uvuga ngo inzu yose a happy woman a happy house. Uvuga ngo igihe umudamu utishimye ni ukuvuga ngo utamuhaye rwa rukundo n'abana ngo babibonereho ngo n'abana ntibazishima, sibyo? Ni ingenzi cyane rero kubana n'umudamu wishimye kugira ngo n'urugo rwa ruhore rwishimye n'abarugendamo icyo gihe bazishima. Urumva twakomeje kuzenguruka kuri rwa rukundo papa akunda abana ruba ku kibero cya mama wabo. Ari abagore baremanywe imishinga. Oya nta mugore uremanywe umushinga, buri muntu wese yaremanywe ibyishimo, ahubwo ibyo ahura nabyo nibyo bishobora gutuma agira uwo mushinga ubuzima ari kubamo. Reka mu challenging ni iki wakora kugira ngo umugore wawe ahore yishime, cyangwa ni iki wowe ukora iyo umudamu wawe atishimye kugira ngo yishime? wese ukibaza nuko nakikubaje. Of course yes, kuko urumurabwira abagabo ngo ni byiza ngo gutunga umugore wishimye kugira ngo utunge umugore wishimye ni ikihe kintu ugomba ni ibihe bintu ugomba gukora kugira ngo umugore wawe ahore yishime? Buriya rero kwishima nurangiza no uretse gatoya usubize n'icyo cyanjye wowe n'icyo ukora iyo ntishima. Uretse gatoya kwishima biri personnel biterwa n'umuntu umwe cyangwa bitewe n'uriya cyangwa se uriya. Uvuga ngo ntabwo kwishima bijyanisha n'icyo umuntu akunda, sibyo? Hari abishima ari uko babonye impano, hari abishima kuko bariye neza, hari abishima kuko bafite amafaranga, hari n'abishima kubera ko abana bishimye bariye bameze neza. Aha ku ruhande rwawe rero sibyo? Ku ruhande rwawe ubwira kuko twabwiye abantu muri introduction ngo tuzababwira experience yacu yo mu myaka 8 9
uko nyine twebwe twabashije kubana mu rugo rwacu. ku ruhande rwawe Wowe rero. ni iki ukora iyo ntabaye? ariko reka manze nteremo story Story se story muri karitsiye iwacu nyine bitaga abakuru b'umuryango avuga ko nubona umudamu yababaye atuzagura inyama nurangiza ugure n'igitenge. Twebwe rero hano mu rugo ntabwo tugura inyama ngo tugure n'igitenge ahubwo tugura impano. uretse gatoya ntabwo ndi kubeshya mani turi abakirisitu wijya ubeshya uretse gatoya uretse ndacyakomeje nyine ntabwo wakora ikintu kimwe ngo ari cyo uhora ukora icyakora bitewe n'impamvu ihari urasa biterwa n'igihe turaganira kuganiriza unganiriza se kandi mba nababaye ndetse iyo muganirije nka na telesitore se niba nk'uyu munsi wari waje waraha ariko sitori zarabuze nta n'ubwo ukintera sitori yewe sinzi n'ikibazo kirahari ngo nsigaye ambwira ngo sitori ngo uhora usubiramo sitori ngo sitori ngo zarabuze kuri sitori zarabuze usigaye ubwira sitori ukayimbwira nka none nko ku cyumweru ukayigarura umva se ngiye kujya ndajya musyaga sitori so iyo yababaye guys ni ukuvuga ngo icya mbere byose ugomba kumenya icyatumye ababara. Hari n'igihe aza wenda ari umunaniro kuko kubabara hari umunaniro nawo utuma umuntu ababara atamudu. Icyo gihe nyine urumva ni uko agomba kujya byensire gukaraba niba uwo tubana nta mazi ahari ukatsa akagaze nyine amazi agashyuha. ntabwo hazamo love language izamo ndikubeshya se akushere tubwizanyisha ukuri cyo reka kubeshya abantu mani ngaho mvuga wowe ko bigenda niba ntakubeshya amazi kangahe kuva waba ariko nuko usanga bayashyuhije nayashyuhije keretse yarwaye iyo warwaye ndayashyushye cyakora iyo narwaye unyitaho pe ariko si kimwe mu byo yababaye se oya navuze kubabara kwa kundi nyine natashye simeze neza nyine ntabwo meze neza ubwira abantu wibabeshye kabishyire ku murongo ibishyire ku murongo kandi wibabeshye ubabwise ntabwo ndi bubabeshye icya mbere ndamuganiza nkamenya icyatumye ababara icya kabiri niba ari umunaniro niba ari iki niba ari n'inyota tukayica gashaka ukuntu twica inyota icya gatatu ngo nyine ndamwihanganisha kuko hari ibyo utashobora gukemura ko nta muntu watashye ku mutima wundi sibyo ndamwihanganisha ariko niba ari uwo bavuganye nabi cyangwa bitagenje neza nyine ndabwira ni nyine ipore yihangane si ibyo ngibyo guys okay so icyo washishikariza abapapa rero kugira ngo icyo nashishikariza abapapa rero bahore nyine bafite ingo zishimye umumama wishimye gushishikariza abapapa ikintu umuntu nababwira ni ukumanza kumenya umuntu mubana buriya ni ingenzi cyane kugira ngo urwa rukundo rwawe ruri hagati yawe n'abana rukomere ni uko urwawe n'umubyeyi na mama wabo ruba rugomba kuba rukomeye bityo abana bagasoma ku izo mbuto zanyu z'urukundo so rero mukundane mumenye abo mubana nabo mubahe impano mubashimishe mumenye icyabababaje mubaterure mubakikire hanyuma urukundo rwanyu udatuma na kontorore hanyuma urukundo rwanyu hagati yanyu n'abana namwe ruzakomera. Ndabashimiye rero we hari icyo wabwira ndabashimiye kuba mwarangije iki kiganiro tunakomeza kubashishikariza gukora subscribe mukareba video zacu zikarangira hanyuma mugakora share ku nshuti zanyu kandi zacu mugakora na comment aho kugira ngo twimprovinge aka gacano k'umuryango we nukuri aka gacano k'umuryango kanyu kandi anyway agacano kacu ntabwo kazajya kavugirwaho amatiku
agacano kacu nako nyine nako kugira ngo tujye twiganirira nk'umuryango dukomeze nyine dusigasire umuryango nyarwanda. nta mateka azaza kuri aka gacano kacu. aka gacano kacu ni ak'ibyishimo, nako nyine kuganira iby'umuryango. sheri no muri siroga yacu birimo together, twebwe namwe, in love and faith no kwizera, kuko urumva ntabwo waba ushyize Imana imbere ngo uzane amateka. oya pe. guys use ntituganiriyeho reka tubasezere tubabwire tuti bye bye.